kubera icyo witwa Taikun wese uvuga kutamwemera oya Taikun se aho wenda ibikorwa akora nyewe akadefumba nibanda ka Taikun buriya mba mbona ari wa muntu se turabyita no gusahinda se mbuze ukuntu umusobanuro ariko ura Taikun ibintu yikorana hita afite ngema mbona bidahura Taikun mba mbona ari wa muntu kuba yishyira ku rwego atariho nakora akomeza yubake hit ntaragera sinzi ntabwo namubara mu bantu b'abanyabiceri ibintu bimaze igihe ariko mba mbona Taikun agifite urugendo kabisa nakore cyane ariko kumva ko yageze ese kuki ku rutonde takizo Kazungu Kaboss kandi tubona ko ku mibare ubu usanga ibintu kabisa bimeze neza oya Kazungu Kaboss Matiku menshi Kazungu Kaboss buri gihe umwandiko musanzemo cyangwa ari itiku kabisa kandi urumva ni byiza kugira amatiku ariko byibura ubone ni byiza abantu bakora ni byiza abantu bakora umuntu wamutikura ariko byibura wagira ukagaragaza ni byiza bindi top 5 y'ababoroga batanu bemera mu Rwanda ababoroga batanu nemera mu Rwanda ababoroga batanu kabisa ababoroga wa mbere naminiya umuntu bita Ddumba ababoroga wa kabiri naba numva muri iki gihugu ni KHALLY250 uwa gatatu ni Ddumba uwa kane ni KHALLY250 uwa gatanu ni Ddumba aho nibo baboroga numva rwose kubera iki Ddumba sabaye n'uwanyuma kandi yabaye n'uwambere ariko nanjye ndakora Ddumba n'uwambere akaba n'uwanyuma n'uwambere akaba n'uwanyuma ariko rwose singiye kukubeshya mu boroga nzi ni KHALLY ni Ddumba wenda nabandi nzagenda mbamenya Yes, of course, come to Boy Pino VKF, of course, ngo vesta ambassador fa kaminga mtoto wabutamwa na ngenda toka TV tutravoka butinyi n'ubwite vineshe ku majiko ndavuzwe amugesho ho hit yo terezuba nyitijuti y'ababoss tijwi ry'aba diaspora ningejwi abandi nikakajwe ko pandemic in the city mwuzukuru horja amafunzi shop mwana w'umugore imbaraga z'ijukani zubaka vuba nyitaho parent on speaker nyitagacoka karitse ko nani wagiriwe ko nitwa Mr Breaking uyu munsi rero ku mwanya wa none kuri Vineshe TV ndabanza nshimira abantu mwagiye mudufasha kugira ngo tubashe kuzuza 18 ngira ngo narababwiye ngo mu mezi abiri tugomba kuba dufite 20 bidasubirwaho kubera ko ingine televiziyo yanyu bwo mvuze abo ngabo mbavuze babandi imbere ambassadeur upcoming ndetse nabandi ariko none ntabwo nakwirirwa abanyarwanda muri rusange bakunda ibiganiro byacu umunsi wa none rero ushobora kumbwira uti kugarukanye umutumirwa bimeze bite kutiteretse bimeze bite ese breaking ufite uyu mwanya none nizihe ariko noneho ni muri kakanya nababwiye ngo aho kujya njye kuvuga umuntu adahari ngomba ngiye kumuzana directly nkamuvuga nyine ahibereye uyu rero bamwita KHALLY250 cyangwa se numwe mu baboroga bameze neza no mu Rwanda ngira ngo wenda ku munsi w'ejo yabashije gutangaza amakuru agiye akomakomeye ngira ngo ibyamamare rimwe na rimwe agiye akubita hasi akavuga ati bamwe simbazi abandi rwose sinemera ibyo bakora abandi rwose mbona batanakora ndavuga ati rimwe na rimwe rero nanamuzana akatubwira ubundi kano kazi ka blogging kaba karimo iki nyine bunguka gute ese kubekera bamwe atemera kwenda bakora izo blogging cyangwa se atemeranya nabo ku buryo bakoramo akazi niyo mpamvu ndi kumwe n'uwitwa KHALLY250 yamane mwakire mu kiganiro murakoze cyane n'ubwa mbere ngeze kuri icana turinje turabizi ariko mana cyane ubwa mbere nkandagiye kuri icana kabisa abantu bo kuri Vineshe ndabasuhuje cyane KHALLY250 umuhungu wanyu chano yanyu nayijeho mundebe mu nkunde kabisa yahani mu rugo so natangiye mfite amagambo menshi rero kwa ko n'ubundi ngewe urumva mukansanga Stefania nkwivata mu kanwa niyo mpamvu mvuga cyane uriko byumva yego naje no kuvumbura kandi kantu ko rimwe na rimwe bya DJ yajya tubwira ngo dushaka uturimo tw'amaboko nge ntago nkeneye gukoresha amaboko n'umunwa ubwo urumva ngi kibazo ntagira nuko wenda ntagira ikibazo ku munwa cyangwa simbashe kuvuga so ikintu cye kinzanya ahangaha ejo nagiye kubona mbona utangiye rwose kugenda usabye ari twita ngo nukubaga mbona bamwe muri bene wanyu bababorogo tangiye kubabaga ndavuga ati ngomba kuza kukwihamagara kubera ko abantu banje bikundira ukuri n'ama breaking ya nyayo ko ningiye muntu ngo ufite breaking ndavuga ati kari ngomba kumushaka nkamuzana ariko mbere yuko twinjira muri icyo kintu cyangwa se twinjira muri iyo scenario yabaye ku munsi w'ejo ubundi kari ni muntu ki kari ni umuntu nk'abandi kari ni umuntu wizanye yizana muri iyi mihanda kari ni umu businessman kari ni umuboroga kari ni umuntu w'abantu kabisa gufata Kigali gufata Kigali byagorana benshi babyita ngo abavuye mu ntara ni uyifata ariko Kigali buri wese yayifata biterwa n'ubushake uba wumva ufite cyambere no gukora cyane ugakanda ugakora ukiri mutapana gutegereza ngo ibintu bizikora gufata Kigali ntago bigoye mwana niba kababeshya uyu mwanya wa none rero
nshobora kwita nibaza ngese ko nakubajije gufata Kigali ubundi nawe se uri umunya Kigali cyangwa uri babandi bari umuvana nk'abandi bose umuvana nanjye Nyabarongo narayambutse nzanizanye naringize ngo uri muri babandi social muri yaririmbye nanjye nago ndika abanya Kigali ni danje yanjye nago mbarirwa muri abo njye ndi umwana uturuka mu ntara kabisa iki kiganiro ntabwo tubiza kuza ku kigihe kinini ariko nashobora kukubaza akabazo k'amatsiko nko kubaza ati uri mu businessman ukora ihe business nje business mwana ibisanzwe ndi umucuruzi ncuruza kenkayeri nyine mba mpigayiga nanjye mba nariteretse urumva iyi Kigali no guhigayiga ntabwo ibintu by'ububoroga ntago ibintu by'ububoroga nta kivamo ibintu by'ububoroga byo nta kivamo umuntu abakora imirimo igiye itandukanye nimukatubone kuri izi mbuga umuntu ahora bloginga umugire ngo niko kazi kaba kamutunze yabo boroga nta kivamo bazakubeshye mana turaza kuza kubigeraho gakono k'ababoroga nakabitsano ubwo nako turaza kukageraho urambye uti ukora business ariko rimwe na rimwe nanone ubukenkayero ngira ngo ntago ari ibintu umuntu aza mu gitondo ngo ahita bijyamo nko washinga akabutike cyangwa akabari nubwo nda leta y'u Rwanda amaje gucuba bari mwe bwo muri kajagari wasangaga nk'iyi nzu yanjye nahise nishyiramo amacupa 3 wumva nicururiza nk'ibintu ubwo ndavuga kuri babashiki bacu ukajya ubeshya abantu gufita akabari ibyo barabiciye ariko ubukenkayori ngira ngo ni ikintu gisaba bije iri hejuru ikindi binasaba company ntabwo ushobora gucuruza kenkayori udafite company ku myaka yawe ko ndiba ari mikeya ayo mafaranga wayakuye he nyaboneka cyangwa no umuntu uragiriye amafaranga buriya ibintu byose ni Imana ibigena nanjye ntago nzi uko byaje ntago nakubeshye gusa nyine iyi Kigali mba narayinjiyemo karenga akora umuntu aza muri Kigali akagerageza mwana ibintu byose bibishizemo Imana ntago byakwanga cyane ko umuntu aba akiri na muto yere gukoresha n'ubwo bwenge ariko nje nta muntu ndagiriye nje ndikorera ku giti cyanjye baje banangana banteza imbere ni dore ni ku bwabo nje ncuruza rekana n'abarangira nkorera wenda mbere nta kibazo mbere ko tunakomeza ratereka mbanze magira kanene ko kano k'ingenzi ndi umuntu wanyu reka mbanze nivugane n'abenjeniyeri nivugane n'abaporombiye namwe babosi rwose nimwe abantu mu ngubu tugiye kubanza kuganira neza rwose mungane mu nteza imbere igikoresho cyose kijyanye n'amazi plumbing kabisa kariyeri ya plumbing mumvugishe nimero zanjye ni 078 3 mu nteza imbere nyago nje ububoroga buntunze nimuze mu nteza imbere nkorera hano ku Kinamba n'ukuri uhageze wahamagara kuri iyo nimero ari akwisaha hibere neza hari akabisa so tukiri kuri cyo ngicyo rero wavuze utuboroga ntabwo bushobora kugira gute kuba hari ikintu bwagufasha ariko rimwe na rimwe tukanibaza ngo kubera iki ababoroga batajya bagera ahantu hahuriye abandi bantu usanga wenda niba ari mu bitaramo barimo usanga niba ari ku social media barimo kuza gukorera ibiganiro ndabizwe na benshi bari buze kuza kugutuka bavuga ati ubwo waje aho ngaho wanashonje ubona ari ukubera iki oya nanjye biri mu bintu byinshi njya nibaza ababoroga bo mu Rwanda niba ari ukwitinya niba ari kwakunda niba ari ukwenda ababoroga bo mu Rwanda dukennye ntago bizakugora uzajya ubona abana bikaga kuri izi mbuga ubone ni ibintu bakunda ubone n'abantu ubone baranakora kurusha itangazamakuru ubone pe n'abantu bafite breaking ariko ntago uzapfa kubabona bigaragaza ngo ubone bariyaminiya ahari wenda ashobora kuba wenda biterwa n'ubukene ahari ushatse kuvuga ko ababoroga babakennye ubukene mwa ababoroga tubadukennye ariko wamugani kujya mu bantu utateretseho kandi ngo uri kuzamura abantu uri kuzamura abantu icyerekana nyine nawe baboroga n'icyerekana ko ewana sinzi wenda gusaba baha akazi ntekereza ko batuma bakina ariko nta nubwo barengaye ese umuhanzi ugira ngo yakwishyura ngaye kugira ngo promoting boroye urumva nyine umuhanzi n'ibitaramo bari ibura oya baboroga baracyanacibwa amazi muri uru Rwanda mbona batarahabwa agaciro bakwiye kandi bari mu bintu bari mu bantu ba mbere batuma ibintu bigoye ngavayo muri iki gihugu wala icyo nakirahira ababoroga n'abantu ba mbere batuma ibintu bigoye ngavayo ariko ntago bahabwa agaciro nkuko bikwiye hari ababoroga byiyenze hari abitwa bakabwa ba Berishati hari abandi nzi bitwa ba Kane de Broga hari ababitwa ba Destination Memo ariko hafi ya bose no kuri profile nk'uwitwa Kabushura kutamumenya kabwa wero rwose nini niba ari umukobwa niba ari ninja wa mugani wawe oya kabwa niniga kabwa niniga n'umuhungu mwe muhamuzira umujama kabisa none se kabantu benshi oya ubona jewe ubona icyo kintu cyo kugenda bakihisha kandi bafite platform zinakora kurusha iz'abahanzi ndetse n'abahanzi rimwe na rimwe n'abandi bantu bashaka kumenyekana babacaho ubona nyine bipfira hehe ni bwa bukene wavuze ni kwa kwitinya cyane uko kariyeri y'ababoroga iteratera imbere
ikintu cya mbere nge mbona ababoroga hazamo ikintu cyo kwitinya kuko rego ubona ibintu ukora iyo ubona bitakubyarira umusaruro ntabwo ushobora kuba proud yabyo icyo cyo ni kimwe ntabwo umuntu azaza ngo yitere erega umunyarwanda iyo witeretse imbere ye iyo ushonje aragutuka nanjye bambonamo inzara baraza kunuka tubwire ariko ababoroga wenda nabo baze kuza muri comment batubwire kuki mutigaragaza hari n'abagerageza kwigaragaza akitereka gatoya bamutuka rimwe akahita asubira ntabwo nshatse kuvuga hari breaking mfite noneho kugira ngo nabyemere nk'ababoroga bakiri hasi abenshi cyo wari uvuze nabwo na live ntibajya bazijyaho bajya banazijyaho bya nibyo abadumba tubona bagiyeho bakiga ntabwo byo binashoboka ariko hari breaking mfite wenda bazira kuza kumbabarira wamugari cya kintu kinza gishoba kuri kirimo waho ndi ngo ni dinyo nyawe ngo agaca no ngo yaragurishije waragutuje ngo kaka ayiji kuri nanjye narayumvishe oya kakaije yarakagutuje ndetse katigeze arira wenda ngo bayimwibye nababahanzi cyo ko cyo nakunda ababoroga murarenze tegeza ko dinyo niba dinyo umuhungu wanje yagutuje agacano amaje kugakutuza ntiyanazanga yirire ngo barakije gashake mu bundi buryo nabonye afite akainsta cyo ko nabukaye gukora ari gukora none nkahita nibaza icyo kintu kubera iki nyine ababoroga kubera iki nyine abantu badaheza nyine segiteri y'ababoroga ese undi bajya batumira mu bitaramo bisa nkaho bikomakomeye cyareka nkubwize ukuri ibitaramo ndabitaha ariko kugira ngo uzabone mu boroga ni gake wese bigenda gute bigenda gute kugira ngo bitahe ibitaramo ndabitaha sinzi ukuntu mba naragiye nisanga mu mwandiko wa mugani n'Imana ibikora ariko ngesha amashonya ajyamo ariko bro kuzapfa kubona ababoroga mu masho ni gake sinzi wenda baratubwira niba wenda ari ukubara bagura amatike konzi ko hari ibitaramo tujyamo se rwose tukaba twanabigiramo iryo zina ryawe rikakwinjiza bakamwahawe na invitation bihari byinshi ama invitation turayabona ariko n'ababoroga benshi njya nkunda kubona ababoroga mutubwire ko ngiye ntajya njya mu bitaramo ngo mbabone ko nta ma invitation babaha muze mutubwire ngo nawe ndashaka kumenya impamvu bararisanze mu mwandiko gutyo kuko agereka nkubwize ukuri pe amashonya ajya mu yego harayo niyishyura bitewe ntago ari shozo ningizihe wishyuye ariko ningizihe wishyuye nagenjamo ni menshi ntago nakwibuka yo nishyura ariko cyane cyane nk'amasho cyakora agezaho huriye na leta niyo nkunda kujyamo mfite ama invitation nka giant wabonetsemo giant yo narindi yo ubwo nk'itiki wabashije kugura ni yangahe ihenze mba ni muri VIP jewe yanjye kabaraka ubwo niyemeje kujya muri show abaraka VIP ikuru nkarikurura ku gihe nje niko nkora ntago nshobora kujya kwitende kandi muri arena ngo ngire ngihande hejuru muri yutongo mba ndaho hasi muri prive hahandi mba nkuru rikuru neza ngo kubita update aho wiyicariye wagira ngo show nawe wicaye je niko nkora ariko abenshi ngo mura downloading barakuru nyina ngo ureba nko wagiyeyo agishira tukurura internet ntabwo mujya muyibura mu bintu mutajya mubura internet niyo yawe umuboroga wumva dafite internet ihagije no nabyihorera wa muboroga we nibuze ko udafite internet ihagije ibyo bintu byihorere rwose yegenda wizamura urubuga rwawe rwitirirwa ariko ntago uri umuboroga ikintu cya mbere abasabwa ni internet papa guhora update kuri iso kuko umuboroga icyambere kimuranga no gutanga update zidashaje ibintu byo kuzana amakuru ntago ari nka tubitanga ugenda uzana igifoto cyejo bundi uze updating abantu kubera abantu bakora kuri Twitter bo baranze uburyo batangamo amakuru uyishinze wahita uhobake we nuko uvuga ngo apfa ko yabonye akantu kakotoye gusa niyo kaba karabaye mu mwaka wa 2005 arakagaru ariko mwebwe nuko uvuga ngo bisaba kuba muri update bisaba kuba update kuko nuzanira abanyarwanda ukabazanira inkuru bari basanzwe bazi nta buboroga bwa muboroga arangwa no kuba kubita breaking inkuru abanyarwanda bataramenya ya nkuru umuntu ajya muri ka break muri ka ranch akayireba akabona ko ari inkuru nshyashya nawe usurazana inkuru abantu bose inkuru imaze ibyumweru bine ugarutse kuyivuga umuboroga arangwa no ku breakinga papa so wenda uravuze ati ibintu nanjye nitabira ngira ngo wenda mu matora uri mu bantu bari barimo kandi kuri invitation handi hantu nakubonye nera mu masengesho ngo y'abasitari nabwo nakubonyemo mbona naho witeretse kandi nabwo kuri invitation ngira ngo wenda sinzi n'ahandi wagiye ugera wenda kubera ama invitation ariko ugasanga noneho n'umuntu no kora bino bintu tunagara tunamubona ayo mahirwe utagiye yabona nyine mubona bica mu zihe nzira izo groupe muzigezwamo n'abandi izo groupe cyambere cyo kiba ari connection man bisaba gukora kujya bakone ko wakoze biba bisaba ko gukora ku cyambere kirega kugira ngo baguhitemo nyine ube watoranwa muri abo ngabo uko babona ibikorwa bye nuko babona ko ukora kurusha abandi kugira ngo dutoranwe tujye muri iyo campaign se mu bloga naba narabonye muri campaign n'indera ko ntawe nta numwe wabonyeyo bloga turabazi mu Rwanda ariko nje muri campaign ndumva nje mu bloga wibonyeyo niyo wari uriyo
abandi n'aba content creator abandi bari aba content creator bari abantuzanye aba TikTok n'abandi n'aba ba Twitter ariko abantu ba blogging asha nta muntu nabonye muri campaign yewe ngo n'ikibazo baraza kuza kutubwira ariko no tukiri kuri ako kantu nagiye kubona mbona ejo ku kiganiro wakoze ahandi hantu mpita mbona utangiye kuvuga ati rwose sinkubeshye mu Rwanda nta muboroga nemera usibye nge na Ddumba Ddumba kabisa noneho ugeze kuri Taikun niho byahise bigira gute bincanga wenda Taikun dushobora kumufata nk'umupromoter cyangwa se nk'umucontent creator ariko just nawe yakisanga muri urwo ruganda kubera icyo witwa Taikun wese uvuga kutamwemera oya Taikun se aho wenda ibikorwa akora nyewe akadefumba nibanda ka Taikun buriya mba mbona ari wa muntu se turabyita no gusahinda se ni wa muntu nyine ugira ntambuze ukuntu umusobanuro ariko uri Taikun ibintu yikorana hita afite nge mbona bidahura Taikun mbona ari wa muntu ushobora kuba yishyira ku rwego atariho kuko nge mbona iyo ngereranyije hita afite nkareba n'ukuntu yitwara oya nakora komeza yubake hiti ntaragera sinzi ntabwo namubara mu bantu b'abanyabiceri ibintu bimazemo igihe ariko mbona wanjyewe iganje wano se nagitwika mba nirirwa ntatabantu buri muntu burangereka nkubwiza ukuri niba ndi kuri internet mba nirirwa ncekinga umuntu ndeba uyu muntu wagwani nkurikirana ubuzima bwe ubundi uyu muntu aba mushakishaho amakuru kabisa cye rwose iyo urebye mu ijisho ryawe ubona nta kintu kivamo ijisho ryawe ndebye mbona kwa Taikun agifite urugendo kabisa nakore cyane ariko kumva ko yageze Taikun ntago turahuraho ngiye kuba mumbajijeho ngiye nkavuga uko mubona kuko ndamukurikirana cyane buriya ngiye ikintu kiba kimbesheje kuri izi mbuga nuko gukurikirana abantu ngatanga breaking urumva rero nta byinshi tuziranyeho ariko nge mvuze uko mubona nundi yazana akavuga ukabyumva nge nuko mbibona aho hano nagiye ejo uko bari bambajije ngo nimbagereranyeze wenda Taikun ngo mbagereranyeze na Skizo bo bari bashatse ibintu byo kubajyana ngo uyu ngo mubona ute ngo Skizo mubona ute nuko ngewe nabyumvisha nuko bari babagereranyije ariko Taikun nta rwango nyaboneka nuko nge mbibona bamugereranyije n'intara nanjye nyine numvisha ibyo bintu niba muranya hise nsobanura ibintu uko mbyumva gufata Taikun ukamugereranya na Skizo ni baba papa so kubera iki wahisemo ko ari wewe n'umuntu bita Ddumba muri gukora uyu mwanya nuko avuga ati ngewe Ddumba avuyeho ngomba kuba nicaye muri uwo mwanya kubera iki Ddumba cyambere cyo tutagiye kubeshyanya ni papa w'ababoroga n'abapromota mu Rwanda arayoboye nuvuga ngo we akora ku baboroga no kuba promota bose cyane umupromota niho hanabera mubi cyane Ddumba arakora kabisa ngira ngo nawe urabizi igihangano yakozeho projet yose yakozeho igera kure Ddumba turamwaminiya ni na benshi yagiye afasha muri izi kariyeri nge ntabwo najya kukubeshya Ddumba nge ni ibintu byo gutangira kwitereka nigira umuntu w'umubroga Ddumba kwa kundi urabona hano bino bintu bijya bibaho by'ama collaboration kuri Instagram urabira bintu bizamura platform cyane Ddumba ari mu bantu bazamuye abantu benshi shanange yagiye abinkorera kandi ni wa muntu niba guhaye ufasha nk'ubwo bwa collaboration bro no kuvuga ngo social media zawe zirazamuka pe ukabibona Ddumba rwose yakoze ku izina ryawe rirazamuka niyo mpamvu uzagenda ubona hari abana benshi yagiye azamura turabazi baye Megad n'abandi wenda napfa kuvugira aha ngaha ariko turabazi abo bana bagiye babonye ibiceri cyangwa babonye blogging nta kintu kibamo ko blogging ariko ibiceri mwana babona ikintu cyaba cyagwaye ibiceri suka kivamo impamvu baba badahari nyine nuko babonye ko kaka ni wavuze ati barakennye baratubwira nabo niba babona muri blogging hari ikivamo ariko nyine nama nabagira no gukora nago blogger nago bwatukubura umuntu ngo mu social media influencer uri mu blogger wenda waba uri mu content creator ariko uri mu blogger nago byagutunga ibyo niba byihorere niba kore kuko nago turahabwa agaciro muduhaga okay mbona rero impamvu zo dukoze no content cyase kugira ngo bikubazeho kugira ngo tujye kwihira aba blogger ahubwo icyo cyambere gihari tujye tubona comedy zizamuka ubwo twabona zigize gute ziratwitse uyu munsi none fashion iracyarimo inyuma mo gake ariko ubona ko byibura n'amashow ya fashion ntago yahabwa agaciro kubona ko ntago bimeze nka comedy byanga byakunda imiziki yo yahoze n'umundi izamutse filimi zarazamutse kuba kisegiteri ya blogging yo itazamuka nukubera ko wenda mwe kandi icyo kintu kibabaje ababloga batuke n'abapromota bisanga kuri za YouTube bakitanga aba content creator noneho ushatse kwita umutwe content creator ugasanga wenda nawe yibere kuri za TikTok ukaza kwibaza ababloga bo ko namwe nimwe abantu badohereza mugana ama update rimwe no kanasanga nibyo byamamare biri kugendera ku makuru ababloga batanze kubera icyo ababloga nyine bo badahabwa agaciro ngo bavuga bati niba dugiye guhareza itangazamakuru agaciro mwene nko muri wacu na muzika reka n'ababloga tugira ababloga dutwara bagomba kujya gukora ku kazi ubona no kubera iki
reka nkubwize kuri icyo kintu nanjye sinzagisobanukirwa ahubwo ngiye ikintu nasaba abantu badukurikiye abahanzi abakinnyi ba filime mu agaciro ababloga ngira ngo barabizi ko ababloga bari mu bintu ba mbere batuma ibintu bigera kure umuntu wabuzi agaciro k'umubloga umuntu ufite channel arabizi umubloga atakoze ku kiganiro cyawe biragoye ko abantu baba bagitangira amacano biragoye ababloga muduha agaciro ababloga namwe muri kutwumva muhaguruke mwitereke mwumve ko muri abantu baje shaka n'amafaranga n'ibiceri mushaka amafaranga ariko ababloga mumenye mumbabare tumenye agaciro kaje zo gukubeshya namwe mwitereke ibintu byo kwihisha inyuma ya za kamera n'ubundi igihe cyose umubloga akitsimba ngo nzahora ngo ntwikira abantu ngo ngiye ngo ntitwikira ntabwo bizigira bitugirira akamaro itereke niba wumva unitereke uvuga ati nge ndi umubloga rwose mu amafaranga bamamarize ariko se wa mugani niba utagaragara gutumbwira ngo umuhanzi azaza gukubita ibiceri by'atakuzi ubundi subinyereje ko ntari subuta nta fagitire ubutanga yamenya kubarizayo ubundi atakuzi wowe itereke bakumenye n'uwo muntu najya kugusaba iyo promotion abaza umuntu ahaye ibiceri ubundi ubu nanjye ndi umuhanzi ntabwo ufate nka kwishyura ibiceri byanjye ntakuzi niho hano mbona akantu kambera ababloga gapfira mube proud mwigaragaze dushaka amafaranga kuko turakenya uvuze akantu ko gukena anuvuze n'akantu ko kwigaragaza numva ko nta cyaha kirimo kubera ko wenda uyu mwanya wa none twebwe nge natangiye kubona industry yo gusobanura agasobanuye yateye imbere ko abantu batangiye kwigaragaza baroke batangira kwigaragaza ariko ba junior bahindura game uyu mwanya wa none nibwo batangiye kubona aba followers wasaga umuntu atwika igihugu cyose kimuzi ko nta platform rimwe ajya kokora batamuzi nkaza kwibaza wa mugani ababoroga mupfana iki n'abamwana afunze nyine urumva nyine nk'ubwo ngubwo butanze urugero rwiza rwo mugasobanuye aho bigaragarije se bakaba proud yabo sibwo ibiceri byaje twabonye bagura amamodoka nibwo ibiceri byahise biboneka ariko ari muboroga numvishe ngo ufite aka business Kazungu Kaboss burya ngacuruza amayinite Kazungu Kaboss bo niteje imbere njya nyabona afite n'umuryango se bana banyafite n'inzu nziza by the way ariko nawe nyine urumva ko kantu nawe yarabimenye ko ububroga nta kivamo ajya kuyazunguza gake atunga umuryango sinushinga aba mu ntara aba mu ntara mu ntara ntago ubuzima babugoye mu ntara ati Kigali byamucanga Kigali ni ibisazi papa mu ntara yo buri wawe ububroga bwana gutunga mu ntara ariko shaye Kigali ni insazi so kukubesha umubroga uri Kigali nakora amaboko mifuka tisinga Kazungu ari igitebo cy'ibijumba busanga ari nk'inote ya 2 kabiri ukwezi mu ntara ntago ubuzima babugoye ese kuki kurutora utakizo Kazungu Kaboss kandi tubona ko ku mibare ubusanga ibintu kabisa bimeze neza oya Kazungu Kaboss agira amatiku menshi yego natwe turayagira ariko buri yezi impamvu buri gihe Kazungu Kaboss buri gihe umwandiko musanzemo cyangwa ari itiku kabisa kandi urumva ni byiza kugira amatiku ariko byibura ubone ni byiza abantu bakora ni byiza abantu bakora umuntu wamutikura ariko byibura wagira ukagaragaza ni byiza bye barasingiye kukubeshya je niba mvuze ku muntu kibi cyiza kindakivuga kibi kigenda kikubwira umuntu nje ngamuna ni mukuri nge njya ku ruhande rw'uburangiye niyo ngiye gushwishora mu bintu by'amatiku nge mbangaragaza uruhande ndiho bakaza bakajya muri comment bakanuka ibiki n'ibiki ariko burangiye mbonye uri mukuri njya ku ruhande rwawe nkakubwiza ukuri ejo waba utari mukuri nkagaruka nyine nuko bimwe bita ngo kubaga ngiye nkakubwiza ukuri ubundi ntago mba nje wanyu kuryo ngiye navuga oya nkubwiza ukuri mbonye uri mu makosa rero Kazungu Kaboss impamvu yibanda ku matiku cyane ntago twamutinda ariko nawe arabizi ikibazo cya nyuma cy'amatsiko kubera iki inkuru zirimo nyina akantu ko kuba karimo itiku ari z'ababoroga basamira hejuru nuko ari nazabadukurikiranye nabo baba bashaka none se umunyarwanda bayishakira itiku wa muntu wese uramuzana ibintu bimusinziriza amatiku rwose ahabwa intebe ntago arugiye gukubira itiku ryahawe intebe mu Rwanda nta naho twabihungira itiku murireke rigowinge vaye top 5 y'ababoroga batanu bemera mu Rwanda ababoroga batanu nemera mu Rwanda ababoroga batanu kabisa ababoroga bo mu Rwanda rero umuboroga wa mbere naminiya umuntu bita Ddumba korera hanze y'igihugu Seruhara nabonye yaguye abaze akiruka kwita na postinga na borozi ewana kabisa Ddumba arakora kabisa umuboroga wa kabiri naba numva muri iki gihugu ni KHALLY250 uwa gatatu ni Ddumba uwa kane ni KHALLY250 uwa gatanu ni Ddumba aho nibo baboroga numva rwose kubera iki Ddumba sabaye n'uwa nyuma kandi yabaye n'uwa mbere ariko nanjye ndakora none se reka nkubwize kuri
je gushaka kunshyira inyuma gushaka genda reka nkubwize kuri ujya gutekereza arabwira Ddumba nuwambere akaba nuwanyuma nuwambere akaba nuwanyuma muri iyi industry impande zose yarinjiriye nuwambere akaba nuwanyuma ariko rwose singiye kukubeshya mu bloga nzi ni kari ni Ddumba wenda nabandi nzagenda mbamenya arabuma mbona bari kuza naminiya ariko nako aragira kuri fo yuko wabamenye kuri ubu ngo abo nzi numva nzi nabo ngabo kabisa abeshye rwose so banyarwandakazi rero ngira ngo wenda nge nababwiye ko rwose nubwo ndi ambassadeur ariko ntago ngi gice nibandaho ngira ngo no mu babloga birakwiye ko amugani baza bakanigaragaza ejo tukabona batunze n'amamodoka cyangwa se bagashaka n'ama business bakajya banayamamariza by the way ariko hagati ngaho nubwo yavuze wenda MK Hardware Limited iyo n'ubu ni company imwe mu Rwanda narababwiye nirwo nyibabwira ntago mujya mubona ku biganiro byanjye uyu niwe nyiri MK Hardware Limited nimushaka ko tugerayo tuzagerayo ariko ko bongera babwire ahantu ikorera kugira abantu babaze kubyumva neza dukorera hano ku Kinamba ahantu hahoze station hashi hano ukatujya kurwibutsa neza ku nzu ya mbere ni kuri zira kenkari ni haradukorera ukaza ukabaza MK Hardware Limited cyangwa se ugahamagara kuri za nimero nabahaye haruguru mpari kabisa muze mu ntezi imbere kabisa yes uwo rero bamwita KHALLY250 kwa mbibutse ko turi kumwe na Mazeni Metaforming and Fabrication Limited uwo nawe n'umukire wanje ucuruza ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu busuderi ndetse akaba akora ubusuderi akigisha kubukora ndetse akaba akora mu mashini agiye atandukanye ubwo harimo abumba amatafari akora amabloke sima akora zikatubwatsi mashini zikatubwatsi ndetse n'izindi zose rwose akagushyira ibirahure mu madushi y'amadushi y'aba VIP uwo bita Mazeni arabikora ikindi nanone mbibutse ko Mazeni Metaforming and Fabrication Limited batanga stage bagatanga ubumenyi ubwo ndavuga kubyiga ndetse bagatanga n'akazi niba nawe ushaka kugira ngo tugufashe ku nzu yawe kugura ibisenge ndetse n'ama garde fo cyangwa se ama car parking shed watugana nabyo twabigufasha ko muri Mazayiri no hano dutanga ibintu muri qualité kuri kamera turi kumwe na Zebra Switch cyangwa cyo nakagaruka ciao inyubako yanjye iruzuye nk'umusirimu ngomba kwestaramo amazi ese ntushobora gusanga indi yawe amatiyo yatangiye kwangirika tandukana na kampani z'ibicupuri ubundi ugane MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose kuva kuri robine ntoya nini dukorana na kampani ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo ibikoresho byacu no original dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere utandukanye na babandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika. MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba ku muhanda ukatujya Kacyiru ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi ndetse nk'ubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda nago naba nkubeshye dore ko hazwi nko ku isaha ucyabutse ureba inyuma gatoya ureba ku muhanda ujya ku Gisozi uhita ubona company nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 0788 4357 nanone 23. Mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza Mr. Kari Hardware Limited igisubizo kwa plomberi bose muri rusange.